tubanze dusenge dushima Imana. Uwiteka Mana yacu mu izina ryiza rya Yesu Kristo, umwami n'umukiza wacu, wowe mwongera ubugingo bwacu. Mana, turagushimye cyane ko wabanye natwe mu bihe bitambutse. Turagushimye ko duhaye iki gitondo ciza c'umugisha c'igicumweru, aho tugiye gusangira ijambo ryawe Mana, ifunguro rya waduhaye rya buri munsi. Ushimirwe uyu mugisha udafite uko ungana Mana, umugisha urenze uko dushobora kuvuga no kumenya, umugisha wo kuba twarakumenye, umugisha wo kuvuga ibyawe, umugisha wo kuganira nawe, umugisha wo kukumva, umugisha mwami Imana ishobora byose wo kukubwira natwe ukatwumva. Mana, nuhabwe icyubahiro. Ngushimye bene data bose tugiye gufatanya kumvira ijambo. Ndagusaba ngo Mwuka wawe wera twigishe twese hamwe, kandi ashoboze Mana, Mwuka wera ari wenyine uduha kurikorera, kandi mwami yongere kandi kurigira rishya mu bugingo bwacu. Urakoze Mana, ni mu izina ryiza rya Yesu Kristo, umwami n'umukiza wacu, musabye kwinginga. Amen. Dusome ijambo ry'Imana muri Zaburi ya 23. Dusome Zaburi ya 23, nico gice cyonyine turi busome uyu munsi. Uwiteka niwe mwungeri wanjye, sinzakena. Andyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, anjyana iruhande rw'amazi adasuma. Asubiza intege mu bugingo bwanjye, anyobora inzira yo gukiranuka ku bw'izina rye. Naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, sinzatinya ikibi cyose, kuko ndi kumwe nawe. Ishimbo yawe n'inkoni yawe nibyo bimpumuriza. Untunganiriza ameza mu maso y'abanzi banjye, unsiza amavuta mu mutwe, igikombe cyanjye kirasesekara. Nukuri kugirirwa neza n'imbabazi bizanyomaho iminsi yose nkiriho, nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka iteka ryose. Haleluya. Shima Imana, Imana yacu, isa umwami wacu Yesu Kristo, muri iki gitondo cyiza cy'umugisha. Imana yongeye kandi kutugabira ngo dusangire ijambo, kandi ndakwiyegereje inshuti, ndakwakiriye kugira ngo dusangire ijambo, kandi nkomeza gusaba Mwuka wera kugira ngo agushoboze, abashe kurigira rishya mu bugingo bwawe. Dusomye Zaburi isanzwe, Zaburi twize tukiri mu ishuri ry'icumweru, ariko ndasaba Imana cyane kugira ngo yongere kandi kuyigira nshya muri wowe. Ariko ntaraje ku ijambo Imana yashyize ku mutima wanjye, numvise mu mutima mpatirwa kugusabira amahoro, kwifuriza amahoro, kugira amahoro ya Kristo. Kuko Paulo adusabira atubwira ngo amahoro ya Kristo ngo ahebuje rwose uko twebwe dushobora kuyibwira, ahebuje rwose ayo umuntu wese yamenya, ngo arindire imitima n'ibyo twibwira byose muri Kristo Yesu. Ndagusabira amahoro ya Kristo kugira ngo abe muri wowe. Ndagusabira amahoro ya Kristo kugira ngo ature muri wowe. Ntabwo nzi muvandimwe ibyo urimo uranyuramo muri iki gihe cya none, ako icyo nzi nuko isi n'umubi birwanya amahoro Kristo aduha. Niyo mpamvu nkwifuriza kubanza kugira ayo mahoro ya Kristo, kugira ngo yakuzuze mu mutima wawe habe huzuye amahoro, kandi amahoro adashobora gusimburwa n'ikindi icyo ari cyo cyose. Iki nico nkwifuriza muri iki gitondo cya none, kandi ndimo ndasaba Imana kugira ngo yakuzuze rwose amahoro ahebuje ayo ushobora gutekereza, amahoro ahebuje ayo ushobora kwibwira, amahoro ahebuje nayo ushobora gusaba Imana yakuzuze. Kandi uyagumemo, uyaturemo. Uyu munsi tugiye kuganira ijambo ry'Imana twasomye muri iriya Zaburi. Umwami Dawidi, iriya Zaburi yitirirwa umwami Dawidi, cyangwa se yanditswe n'umwami Dawidi. Dawidi utwandikira cyangwa se dusoma iyi Zaburi yabaye umwungeri w'intama. Turabizi neza mbere yuko aba umwami yabaye umwungeri w'intama, n'igihe umuhanuzi yamuhamagaraga kugira ngo mwimikishe amavuta, yamusanze bambwiye kumukura mu rwuri aho yararagiriye intama.
bivuga iki? Bivuga ko Dawidi yari azi neza amakuru y'intama, yari azi intama icyo ari cyo, yari azi intege nkeya z'intama, yari azi ko intama ubwazo icyo zikenera n'icyo zidakenera, yari azi akaga intama zibamo, yari azi intege nke z'intama, yari azi ko intama zidashobora kwitekerereza, yari azi ko intama zifite ubwanzi cyangwa se abanzi, yari azi ko zifite ibirura byinshi biba bizitegereje hanze. Intama ntishobora kwivugira, intama ntishobora kwirwanirira, intama ntishobora no kumenya n'ahari urwuri rwiza, intama ntiyamenya n'ahari amazi meza, intama ntabwo yamenya kwishora mu mazi meza, ntabwo yamenya ikiyikwiriye, yewe nta nubwo yamenya kwibwirira umushumba wayo ngo irarwaye mu gihe irwaye. Umwungeri w'intama niwe umenya aho agomba kuyiragira hari ubwatsi bwiza. Umwungeri w'intama niwe umenya wenyine ahari amazi meza abasha kuyiha. Umwungeri w'intama niwe uyimenya akayisuzuma akamenya yuko irwaye akayivura. Umwungeri w'intama niwe ubasha no kuyirinda ibyo birura biba biri hanze. Kera muri Palestina, muri Israeli, muri kiriya gihe intama zabaga ziri mu rugo kubera ko cyari igihe cy'inyamaswa z'inkazi nyinshi cyane. Umwungeri akaryama ku marembo akugarira, ariko nawe akaryama ku marembo kugira ngo azirinde. Umwungeri utazugariye intama za kwisohokera zikagenda hanze zititaye ku mwijima w'ijoro, zititaye ku birura no ku masega yo hanze, zititaye ku bintu ibyo ari byo byose, kuko ubwazo nta kintu na kimwe zishobora kwitekerereza, nta kintu na kimwe zishobora kumenya ngo aha ni habi cyangwa hariya ni heza. Ibyo ngibyo rero Dawidi yari abizi, yari azi ko ari n'inyantege nkeya zitabasha no gutaka, no mu gihe zifashwe n'ikirura, no mu gihe zifashwe n'umwanzi, no mu gihe bazibye kuko n'abajura bari bahari, no mu gihe bazijyanye, no mu gihe bagiye kuyica, intama ubwayo yonyine ntabwo yashoboraga gutaka, ntabwo yashoboraga kuvuga ngo ibwire umwungeri ngo ndi hano ntabara, ntiyashoboraga kwitabaza, ntiyashoboraga kuvuga ngo kwitabariza ngo ivuge ngo ndi hano ngize iki kibazo nazimiriye hano. Oya, intama ntabwo zari zibizi, nta nubwo zibizi. Ariko ikintu kimwe gikomeye cyane twiga iyo dusoma, iyo tureba amatungo, nuko intama ziba ziyoba cyane, ziba zikunda kuyoba, zigata inzira, yewe zikibagirwa ndetse n'aho zitaha, zikahirengagiza, zikaba zananyura no ku rugo zikagenda, zikaba zayoba zikagenda, kandi imwe ikaba yajya mu yayo nzira, iyindi ikajya mu yindi nzira, zigata umwungeri, zigata n'urugo. Iyo ni karakterisitike, icyo ni kiranga intama: intege nkeya, kutimenya, kutirwanirira, kudataka. Ibyo ni ibiranga intama. Dawidi rero umunsi umwe nawe aratekereza, ari kuririmba. Hari umwanditsi wigeze kuvuga kuri iyi zaburi, avuga no mu ndi zaburi za Dawidi, ngo nyinshi zaburi za Dawidi inyinshi ngo yazihimbaga aririmba ari mu ijoro, atekereza rya joro ry'umwijima ari wenyine, araririmba yisanisha n'intama, areba intege ziwe, abona ni intege nkeya nk'izi ntama. Kandi twebwe muri Bibiliya tuzi neza yuko Dawidi ari mu ntwari. Twebwe muri Bibiliya ivuga intwari nyinshi, ariko muri izo ntwari zose ishyiramo na Dawidi. Bibiliya ivuga neza ko Dawidi yari intwari. Muribuka neza igihe Dawidi yazaga gutoranywa, umuhanuzi agiye kumureba, ngo babanje bazana abandi bose, ariko Bibiliya irakatubwira ngo Imana yabwiye Samweli ngo ntabwo mbishimira. Bazanye Dawidi iravuga ngo dore nguyu ujyanye n'umutima wanjye, uhwanye n'uko umutima wanjye ushaka. Imana iramuhamya yuko ari intwari, Imana iramuhamya yuko ari umuntu mwiza, Imana iramuhamya yuko akomeye. Ariko we Dawidi ntabwo yigeze yihamya muri ubwo buryo. Icyo avuga, yisanisha n'intama, abona afite intege nkeya nk'izi ntama, abona afite ubwenge wenda bwenda gusa n'ubw'intama. Aravuga ati nanjye ndafite umwungeri undagira, nayobagurika nk'intama. Ndafite umwungeri undwanirira, amasega yantanyaguza hanze. Ndafite umwungeri undeba
undeba ngo ngaburire ibyo kurya byanjye bya buri munsi, inzara yanyica. Ndafite umwungeri umpa amazi yo kunywa antunga, inyota yanyica. Ndafite umwungeri undeba ngo andyamishe, ankangure, ambyutse, anyobore mu nzira, napfa, ntabwo nshobora kubaho. Ndafite umwungeri ungarura, nayobagurika. Nubwo Bibiliya imuhamya neza yuko yari afite umutima Imana yishimira, ariko Dawidi aravuga ati njyewe ubwanjye ndiyizi neza, ndafite uwo mwungeri ushyira mu nzira nziza, ndafite uwo mwungeri undwanirira, ndafite uwo mwungeri umpa imbaraga, ndafite uwo mwungeri unyitaho, umenyera ubuzima bwanjye, nanjye nasa nk'intama. Burya bavandimwe, reka mbabwire, ahava ubutwari, ahava n'ubugwari ni ukwimenya. Kwimenya nabi bidushora ahantu habi. Kwimenya neza ni ukumenya icyo turi cyo imbere y'Imana. Uko niko kwimenya neza. Icyo ndico imbere y'Imana, Bibiliya, ijambo ry'Imana cyangwa Mwuka Wera, iyo mpishuriye nkabasha kwimenya, nkimenya icyo ndico imbere y'Imana, nibyo bimpa agaciro, nibyo bimpa imbaraga, niko kuri. Ariko hari igihe tujya twibesha tukimenya uko Imana itatuzi. Dawidi yarahishuriwe neza uko ameze imbere y'Imana. Imbere y'Imana turi abanyantege nkeya nk'intama, ariko si izo ntege nkeya gusa agendereye kuvuga. Icyo agendereye kuvuga ni imbaraga z'umushumba uturagiye. Icyo agendereye kuvuga ni imbaraga z'umwungeri uturagira, ni imbaraga z'umwungeri udutunga, ni imbaraga z'umwungeri udukunda. Izo nizo Dawidi agendereye. Bavandimwe, kwimenya, tukimenya, tukamenya n'Imana yacu, tukamenya Imana uburyo ari umushumba wacu mwiza, tukamenya Imana uburyo ari umushumba wacu uturagira, tukamenya Imana uburyo ari umushumba uduha ibyo dukeneye byose byo muri ubu buzima, tukamenya ko Imana idufata mu kuboko ikatuyobora, ubuzima bwacu bwagira amahoro. Kenshi igituma ubuzima bwacu n'imitima yacu ihungabana ni ukwibagirwa ibyo, twebwe tukishyira mu mwanya nk'aho twari dusanzwe dukomeye. Ibyo nari maze kubabwira, mvuga ngo iyo usomye iyi Zaburi uhereye ku murongo wa mbere ukagera ku murongo wa nyuma, ariwo murongo wa 6, ntaho usanga iyi Zaburi ivuga ikivunge cy'abantu, ivuga ngo twebwe, ivuga ngo mwebwe, iravuga ngo wowe, njyewe. Ivuga umuntu ku giti cye, ubusabane bwiwe n'Imana, ubusabane bwawe n'Imana, ubusabane bwanjye n'Imana, itanshize mu bantu benshi. Kubera iki? Impamvu imwe ni iyi ngiyi, ni uko Imana yita ku bugingo bwanjye nk'umuntu. Imana ni uko yita ku bugingo bwawe, ikuzi mu izina ryawe, yita ku bugingo bwawe, yita ku bugingo bwawe, ikuzi uko uri kose, irashaka kuganira nawe. Muri iyi Zaburi, ni Zaburi ni personnel, ni Zaburi yawe ku giti cyawe. Niyo mpamvu nkubwira ngo uhereye uyu munsi uzajya uvuga ngo iyi ni Zaburi yanjye. Si Zaburi yacu, ni Zaburi yawe. Ni Zaburi ishaka kukongera kandi kuguhuza n'Imana, ngo umenye isano mufitanye n'Imana. Imenye icyo Imana iri cyo kuri wowe, nawe icyo uri cyo ku Mana. Ni Zaburi yawe uhereye ku murongo wa mbere ukagera ku murongo wa nyuma. Uyu munyezaburi aravuga ngo Uwiteka ngo niwe mwungeri wanjye, ngo sinzakena. Uwiteka niwe mwungeri wanjye, sinzakena. Meze nk'intama y'inyantege nkeya, ntacyo nzakena. Ariko bavandimwe, iyo usomye gutya wihuta, koko nibyo dushobora kuvuga ngo Uwiteka niwe mwungeri wanjye, sinzakena. Ariko nyamara siko bimeze. Mu maso y'abana b'abantu siko bimeze. Turakena, turasonza, tubura icyo turya, tukabura icyo tunywa, rimwe na rimwe n'imyambaro, tukabura n'aho tuba. Ibyo nibiba mu bantu bo muri iyi si, kandi arabera b'Imana. Nzi amakuru y'umuntu mu mateka y'itorero wakoreye Imana cyane, wakoreye Imana. Nasomye ubuhamya bwiwe, yari umudamu yakoreye Imana, aganira n'Imana buri munsi, arinda agera mu zabukuru ataragira aho aba, ataragira n'umuryango. Noneho rimwe ageze mu zabukuru atagifite imbaraga, ajya kureba umuntu
aramubwira ati wancumbikira ukampaho ndangiriza iminsi yanjye. Uwo muntu aramubwira ati ari kuzangora. Nawe aramubwira ati ntabwo nzakugora, data wo mu ijuru ntazareka nkuvuna. Ariko aramuvunye, aragiye abiwe. Koko ngo yaramwakiriye, aramwakira, abaho umunsi wo kurangiza ubuzima bwiwe basanga yisinziriye neza. Iyo usomye amakuru y'uwo ushobora kuvuga ati ariko umuntu wera w'Imana ashobora kuba mu bukene, mu buryo atagira n'aho aba. Iyo urebye n'intumwa z'Imana, intumwa za Yesu Kristo, Bibiliya iratubwira ngo zazereraga mu mashyamba, yewe ngo n'isi ntiyari ikwiriye ngo kwitwa n'ab'isi. Bibiliya, hari imvugo ya Bibiliya aba n'abantu twebwe tutajya twumva. Hari uburyo Bibiliya ivuga twebwe aba n'abantu tutumva. Bibiliya ikavuga ngo Uwiteka ngo niwe mwungeri wanjye ntacyo nzakena. Twareba mu byo dukeneye rimwe na rimwe tukabibura. No muri Rebye yaravuze ngo muri iyi si ngo huzuye imiruho n'amahane, ngo icyo nkeneye cyose sinjya ko nkukibona. Ariko icyo Bibiliya ishaka kutubwira ni iki? Mukuri dushobora kubura biriya bintu tubona ko twebwe ari byo byiza, ariko icy'Imana ishaka ko tubona irakiduha. Izina ry'Imana ntihabwe icyubahiro. Icy'Imana ibona ko ari ngombwa irakiduha. Ariko igikuru ni iki ngiki, nuko muri ibyo byose ibintu byaba bihari, ibintu byaba bidahari, amafaranga ahari, adahari, inzu ihari, itariho, ibyo kurya biriho, bidahari, ibintu byose bihari cyangwa bitariho, icyo Bibiliya ishaka kutubwira ni iki? Nuko ubuzima Imana ibwitayeho. Haleluya! Ubuzima bwacu Imana ibwitayeho, irabuduha. Gusa dushobora kubaho mu buryo butandukanye. Dushobora kubaho mu buryo butandukanye. Nasomye ubuhamya bw'umuntu warenganye cyane, arengana bamuhora kuvuga ukuri, bamuhora izina ry'Imana. Aravuga ngo Imana ngo itanga umugisha ngo kuri bamwe, ngo ku bana bayo, ngo bamwe ngo ibaha umugisha wo gutunga byinshi, ngo abandi ikabaha umugisha wo kurengana. Ntabwo nahise numva iryo jambo. Ariko icyo naje kumva ni iki? Icyo naje kumva nuko muri ibyo byose Imana ikuramutsaho. No muri ibyo byose ubona ko bikugoye, Imana iguha kubaho, ikarengera ubuzima bwawe, ikaguha ibigutunga nubwo utabyishimira. Ariko Imana ikaguha uburyo ubaho. Imana niyo metero y'ubuzima bwacu. Imana niyo ifite ubuzima bwacu. Imana ntabwo izatureka, ahubwo izakomeza ibane natwe. Iri ni isezerano ryayo. Kubera iki? Kuko ariyo mwungeri w'ubugingo bwacu. Ibyo ibona nkeneye ni iby'impa. Gusa biragoye uyu munsi wa none kubivuga mu munsi wa none, kubivuga mu gihe cya none, aho abantu bavuga ko umugisha w'Imana tuwubonera mu bintu. Ni byiza, icyaduha ngo twese tubibone, icyaduha twese ngo dutunge kandi dutunganirwe. Icyo ni icyifuzo kandi ni ukuri byaba ari byiza cyane. Ariko mu gihe bidahari, nanone tujye twibuka ngo Uwiteka niwe mwungeri wanjye ntacyo nzakena. Ngo ndyamishe mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, kandi ngo anjyana iruhande rw'amazi adasuma. Bivuga ko ubuzima bwanje bwose Imana ibwitayeho, ibuha icyo kurya, ikabuha n'icyo kunywa. Ikindi kandi umurongo wa 3 dusoma, umurongo mwiza cyane, ngo asubiza intege mu bugingo bwanjye, ngo anyobora inzira yo gukiranuka kubw'izina rye. Asubiza intege mu bugingo bwanjye. Iyi ntama Dawidi wishyira mu mwanya w'intama, kandi natwe koko turi no mu mwanya w'intama. Iyi nzira turimo, nubwo turi abana b'Imana, nubwo turi intama z'Imana, nubwo dufite Yesu Kristo nk'umwungeri w'ubugingo bwacu, tukajyana hariho hose, ariko hari igihe kijya kigera tugacika intege. Hari igihe tujya tugera tugashoberwa, hari igihe kigera tukabura uko twabigenza, hari igihe tugera amaganya akaba menshi, hari igihe tugera tukabona umwijima wabaye mwinshi, hari igihe tugeraho rwose tukabona n'ibisubizo biranze, tukabona n'ibisubizo yewe no kwizera kugashyira, no kwizera kugahungabana, no kwizera yewe no gusoma Bibiliya ukayisoma ntuyumve, no kwirwanirira bikanga. Icyo gihe nicyo gihe uyu munyezaburi avuga ngo ajya asubiza intege mu bugingo bwanjye, ajya asubiza intege mu bugingo bwanjye. Impamvu tudaheranwa na za ntege,
impamvu za ntege nkeya, impamvu tudaheranwa na bya byago biba byaduteye, impamvu za ndwara zitaduherana, impamvu turwara tugakira, impamvu dusonza ariko tukongera tukarya, impamvu tugira ibyago ariko kandi kongera kandi katunezeza, impamvu twongera gusubira mu buzima. Umuntu wese muri mwebwe bavandimwe ibyo bihe yabinyuzemo, njyewe nabinyuzemo, mbinyuramo umunsi ku wundi, nawe winyuramo umunsi ku wundi. Aho ugenda ukabona no kwizera kwawe kurarangiye, ukabona intege zawe ziracitse, ubugingo bwawe burashize, Uwiteka ntakureka. Impamvu atakureka nuko yitaye ku bugingo bwawe. Uwiteka akakubwira, akaza agasubiza intege mu bugingo, akagusubizamo intege. Wari ucitse intege, wari ugiye, wari ushobewe, ariko Uwiteka akaza akagukoraho, akagusubiza mu intege. Ariko irindi jambo ryiza ririmo muri uyu murongo ni iki? No mu gihe tuyobye, kimwe nababwiye kiranga intama ni ukuyoba. Natwe kenshi turayobagurika, tuyoba mu byaha, tukagenda tukibagirwa. Umwanditsi w'ijambo ry'Imana yaravuze ngo umutima w'umuntu urusha ibindi bintu byose gushukana. Umutima w'umuntu urusha ibindi byose gushukana. Umutima w'umuntu urazerera, umutima w'umuntu ukubita hirya no hino. Umutima w'umuntu uramushuka, ushobora no kumushuka agacumura. Umutima w'umuntu ushobora no kumushuka agatekereza ikibi. Umutima w'umuntu ushobora no kumushuka akajya kure cyane, ariko wamwongera ubugingo bwacu. Haleluya, wamwongera ubugingo bwacu ugendana nawe. Ajya yongera kandi akatugarura ku bw'izina rye, akongera kandi akatugarura akadushyira mu nzira, akadusubiza mu nzira tugomba kunyuramo, akatuyoboza ineza yiwe, akatugirira neza, akatugarura. Erega burya bavandimwe icyo tutazi, uretse icyago cy'indwara, yego icyago cy'indwara ishobora kutwica. Ibuka indwara Imana yagukirije uko zingana, ibuka ibyago byinshi Imana yabwiye kuzana, iyo itagukurayo ntuba waragarutse. Ariko hari ikindi cyago tutajya tumenya ko ari icyago kiruta n'inkota, ni icyaha. Buriya iyo ukoze icyaha, iyo ucumuye ukongera kandi ukagaruka, ntabwo ari wowe wigaruye, n'Imana ibigaruye ubugingo bwawe kugira ngo butajya muri rwa rwobo, butarimbuka. Imana dore uko ikora mu rukundo rwayo, irengera umubiri wacu, ariko ikarengera n'ubugingo bwacu. Ntiduheranwe n'ibyaha, ntiduheranwe n'amaganya, ntiduheranwe n'ibyago, ntiduheranwe n'indwara. Imana igakomeza ikaturagira, ikatuzana, ikadushyira mu nzira nziza. Wacumura, Imana ikaguha kwihana, ikongera kandi ikinjira mu mutima wawe, mwuka wawe akakugenderera, akakubwira ngo wacumuye ukihana. Uko Imana ibikugaruye, ibishubije intege mu bugingo bwawe, ni kubera Imana. Kandi ngo anyobora inzira yo gukiranuka ku bw'izina rye. Kubera ko Imana ibikora ibi byose, kubera ko Imana ingaburira, kubera ko Imana impa ibyo nywa, kubera ko Imana inyambika, kubera ko Imana impantura, kubera ko Imana indinda ndi mu rugendo, ikakurinda impanuka, ikandinda impanuka, ikangiza ndwaye, ikandengera. Kubera ko Imana ibikora. Ese ni ukugira ngo ikunezeze? Wari wibaza iki kibazo? Kubera ko Imana ibikora, kubera ko Imana itakureka ngo nucumura ugenderere aho ngaho ukomeze ucumure, kubera ko Imana iguha ibigutunga byose. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo ibyo byose irabikora ngo kubw'izina rye, kubw'icubahiro cy'izina rye, kubw'icubahiro. Iby'Imana igukoreye neza, si wowe ushaka kunezeza, ntabwo ari we ushaka kunezeza, ntabwo ari wowe. Yego ibikugira neza nk'intama, ariko ni kubw'icubahiro cy'izina ryayo. Iyo ubonye ibyiza, iyo ubonye umugisha, iyo urwaye ugakira, ni kubw'icubahiro cy'izina ryayo. Iyo wambaye ukaberwa, ni kubw'icubahiro cy'izina ryayo. Iyo unezerewe, iyo useka, iyo uryamye ugakanguka, ukarota ibyiza, ukagenda neza, ibyo ukora byose byiza bikakunezeza, iby'Imana iguha byose. Iyo ukugaruye wenda gupfa, urunguruka ikuzimu, urunguruka mwumva ariko Imana ikagukurayo. Ntabwo ari ku cyubahiro cy'izina ryawe. Impamvu ibyo byose bikora muvandimwe, ni ukugira ngo yiheshe icyubahiro. Impamvu ikugarura ikagukura no mu byaha, ntabwo ari ukugira ngo ikunezeze wowe, ni ukugira ngo ikize ubugingo bwawe, ariko kandi ikindi ni ukugira ngo yiheshe icyubahiro. Ibiri mu isi byose uko bingana, ibyo dukorera n'ibyo ikorera abana, ni ukugira ngo Imana yiheshe icyubahiro. Umurongo wa 4 ijambo ry'Imana ikatubwira ngo naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu,
ngo sinzatinya ikibi cyose kuko ndi kumwe nawe, ishyimbo yawe n'inkoni yawe ngo nibyo bimpumuriza. Haleluya. Hari igitangaje kuri uyu murongo, ni ukuri ijambo ry'Imana riratubwira ngo muri iriya mirongo uko twasomye neza, ni nkaho umunyezaburi abwira abantu ngo Uwiteka ni umwungeri wanje, agasa n'ubwira abantu amakuru y'Imana. Ariko ahangaha abwira Imana direct, ahanganye nayo, ayirebesha amaso. Aravuga ngo naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu sinzatinya ikibi cyose kuko ndi kumwe nawe. Haleluya. Ntabwo ndi kumwe nawe, sinzatinya ikibi cyose kuko ndi kumwe nawe. Burya mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu niho tubona Imana, mu gikombe gikomeye niho tubona Imana. Uyu munyezaburi yabwiraga abantu ko Imana ari nziza, babwira amakuru, ariko ageze ahantu muri cya gikombe cy'igicucu cy'urupfu, ni hahandi nta muntu ishobora no kugwa, ni hahandi nta muntu ishobora no gupfira, ni hahandi mu mage, ni hahandi mu makuba. Umwanditsi umwe yaravuze ngo ni gake cyane tumenyera Imana mu mahoro, ni gake cyane tumenyera Imana mu birori, ariko iyo tugeze muri cya gikombe cy'igicucu cy'urupfu ngo nibwo tumenya Imana, kandi ngo nibwo tubasha kubwira Imana face à face, tureba n'amaso ku yawe. Uyu munyezaburi arahindura rwose pe, arahindura avuga ngo nubwo nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, imigisha yose Imana yampaye mu bwatsi bubisi, andyamisha hafi y'amazi adasuma, ahangaburira andi mu bwatsi butoshye bubisi, nguwe neza, ntibituma ntagera, ntabwo bituma ntagera mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu. Icyo gikombe cy'igicucu cy'urupfu intama z'Imana zikigeramo, abera b'Imana bakigeramo, ukigeramo, tukigeramo, abera b'Imana bakigeramo. Ariko icyo uyu munyezaburi abasha kutubwira ni iki? Iyo tugeze aho bavandimwe, duhindura imvugo, ntabwo tukirimo turabwira abantu, ahubwo tutangira kubwira Imana, tuvuga ngo Mana, ni ukuri nubwo ngeze muri iki gikombe cy'igicucu cy'urupfu, nubwo ngeze muri ibi bibazo bikomeye, sintinya, ndi kumwe nawe. Umutima wanjye iyo umaze kumenya neza yuko ndi kumwe n'Imana, kayibwira ngo Mana ndi kumwe, fata ukuboko, ndi kumwe nawe, ntacyo ntinya, ndi kumwe nawe. Ngo inkoni yawe, ngo n'ishyimbo yawe. Dawidi agarura muri iyi mashi, agarura mu bimenyetso mu byo yakoraga, aragira intama, yabaga afite inkoni, afite n'ishyimbo yo kugaruza inkoni, nawe avuga ngo Mana ufite inkoni ndagira neza, ufite inshimbi ngarura neza, ukansubiza mu nzira muri iki gikombe cy'igicucu cy'urupfu, ntacyo nzatinya yuko ndi kumwe nawe. Hanyuma ku murongo ukurikiraho aravuga ngo untunganiriza ameza mu maso y'abanzi banjye, ngo kandi unsize amavuta mu mutwe. Untunganiriza ameza mu maso y'abanzi banjye. Nubwo naba nanyuze muri icyo gikombe, nkaba narahuye n'ibizazane bimeze gute, birangira undemeye ibirori. Haleluya. Mukuri tujye duca mu bintu bikomeye cyane, tugaca mu bintu bikomeye cyane, rimwe na rimwe tukavuga ngo none ibi ntabwo bigusiga. Muvandimwe wenda nawe uzi ubyibaza, njya mbyibaza, hari igihe mvuga ati ibingibi noneho ninjyana muntu, ibingibi biratujyanye. Ariko nuzajya uhagera, uzajya uvuga ngo no mu maso y'abanzi banje na nyuma yabyo. Abanzi mvuga wenda si abantu, ariko ni bya bizazane, bya bintu byose biba bikuzunguruka, bigukubita hasi, bikurwanya, byo bibwira ngo nyuma y'ibi ngibi Imana irantunganiriza ibirori. Haleluya. Uko niko kwatura k'umukristo. Nyuma y'ibi ngibi ndi kumwe n'Imana, yankuye muri rwobo, muri kiriya gikombe cy'igicucu cy'urupfu, ibasha no kundemesha ibirori. Ariko si iryo jambo ryonyine ririmo, harimo irindi jambo ririmo ni iki? Nuko umwungeri w'intama uduha byose, natwe iyo tugeze mu bihe ngibyo tukabona Imana idutunganyirije ibintu, tukabona iduhaye imeza, tukabona ituremeye ibirori, tukabona iduhaye umugisha, ikaduha amafaranga, ikaduha amazu, ikaduha umubiri mwiza, ikaduha gukira, ikaturinda indwara, ikaduha abana, ikaduha ababyeyi, ikaduha umugisha wose, ikaduha kwiga, ikaduha amahoro, ikadutunga, tukumva turatunganiwe. Icyo uyu murongo twigisha ni iki? Ni ukumenya ngo ibyo byose tubihabwa n'Imana. Ni ukumenya ngo ibyo byose tubihabwa n'Imana.
ibyo byose biva mu kuboko kw'Imana. Tutahava twibesha ngo twabibonye ku mbaraga zacu. Turi intama z'inyantege nkeya. Imana yacu nituremera ibyo birori. Imana yawe nikuremera ibyo birori ugezemo. Imana yacu nikuremera iyo ntambwe ugezemo. Niba ari amashuri runaka, niba ari promosiyo yihe, niba ari ukunguka kuhe, niba aho ugeze hose, urinde umutima wawe kuvuga ngo niyo wigejeje, ahubwo vuga ngo iyo ntaje kugira Imana, ubwo nanyuraga muri cya gikombe cy'urupfu cy'igicucu, simba narakivuyemo. Iyo ntaje kukugira Mana, cya gihe simba naravuye muri aba banzi, ariko nabivuyemo undemeye ibirori. Ubwo ndemeye ibirori bikomoka muri wowe. Niyo mpamvu nanjye ubuzima bwanjye bwose, urugendo rwanjye rwose, kuva muri cya gihe watangiye kungaburira undyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, ukampa kuba mu mazi, hafi y'amazi adasuma, ukasubiza intege mu bugingo bwanjye, ukampa kunyura mu gikombe. N'urugendo rurerure bavandimwe. Icyo nshaka kubabwira ni urugendo rurerure. Dawidi yashaka kuvuga rw'umukristo. Dawidi yashaka kuvuga rw'umuntu w'Imana. Ushobora gutangirira heza, ariko ni heza rimwe na rimwe umanuka, ubundi ukazamuka, ubundi ukamanuka, ariko ni urugendo rurerure rugera ku ntsinzi y'Imana. Imana niyo irangiza itsinzi, kandi yarangiza itsinzi gutsindishirije, nawe ukareba ukavuga uti ngo ni ukuri kugirirwa neza n'imbabazi zawe, ngo bizanyombaho iminsi yose. Mu yindi mirongo, mu yindi Bibiliya nasomye ngo kugirirwa neza n'imbabazi zawe ngo bizaza binyiruka inyuma, ngo bizaza bimperekeje. Ijambo ry'Imana riratangaje abandimwe. Iyo umuntu yubasha Imana, iyo umuntu amenya ko Imana igendana nawe ari umwongere, imbabazi z'Imana, ukugira neza kw'Imana kuza kumuherekeje, ntabwo kuzagusiga. Ngo kugirirwa neza n'imbabazi zawe ngo bizanyomba, ntibizigera bimvaho. Imbabazi z'Imana no kugirirwa neza bizahora binzi inyuma, bimperekeje ngo iminsi yose yanjye yo kubaho. Ngo nanjye icyo nzitura Imana, yabanye naje muri urwo rugendo rwose, ikampa ibintunga byose, ikaneshereza atari ku mbaraga zanjye. Icyo nzayitura ni iki? Ngo nanjye nzayitura ngo kuguma mu nzu, kuba mu nzu y'Uwiteka iteka ryose. Haleluya. Kutava ku Mana. Abantu benshi bava ku Mana, ariko impamvu ituma tuva ku Mana bavandimwe, impamvu ituma abantu benshi bava ku Mana ni ukutareba urugendo bagenda, ni ukutimenya. Ariko iyo twamaze kumenya ko Imana ariyo ituyobora ikadufata, turarahira, tukagira umuhigo, tukavuga ngo Mana, icyo nkwituye ni iki ngiki, icyo nkwituye ni iki, nuko ntazigera mva aho uri, sinzigera nkureka, kuko kukureka kwanjye niko gupfa kwanjye. Izina ry'Imana ribane namwe, kandi ijambo ry'Imana rikomeze kubafasha tumenye yuko Imana iri kumwe natwe, ari umwongere w'ubugingo bwacu. Amen. Reka twongere dusenge. Imana Data twese uri mu ijuru, Mana ndagushimye ko utuzi ko turi intama zo mu cyanya cyawe, kandi Yesu Kristo wari uvuge ngo niwe mwungeri w'intama, ngo abakubanjirije bose bari abajura n'abanyazi n'abambuzi, ariko we waraje kugira ngo intama zawe zibone urwuri rwinshi. Mana ngushimira ijambo ryawe ry'uyu munsi waduhaye, ndagusabye kugira ngo ugenderere imitima yacu n'imibiri yacu, tumenye yuko turi abawe, tumenye yuko turi umwungeri wacu, tumenye ko turi intama zawe. Ubwacu turi abanyantege nkeya, ariko twibuka yuko tumenyera ibidukwiye byose. Mana tuba twiganyira kenshi, imitima yacu ikakuvaho, tukakwibagirwa, tukirwanirira, tukibagirwa yuko uri umwungeri w'ubugingo bwacu. N'ibyo tugezeho tukagira ngo twebwe twabigezeho twenyine, ariko Mana ndagusabye kugira ngo ugenderere umuntu wese, ugenderere mwene Data uri kumvira ijambo, naryama amenye yuko ari we mwungeri we, nabyuka amenye ko uri umwungeri we, nakora amenye ko ari umwungeri we, nagira icyo abona amenye ko ari we ukimuha, ariko cyane umutima we Mwami ndawusabira kugira ngo amenye yuko ntacyo uzamwima. Ibyo ufite ni ibyacu Mana, witaye ku bugingo bwacu. Genderera imitima icitse intege, genderera mwene Data uyu nguyu ucitse intege, ongera kandi kumufata mu kuboko, ongera kandi gukangura umutima wiwe, umwibutse yuko utajya umusiga, yaba mu byiza yaba mu bibi, yagera mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu,
umwibutse yuko uri kumwe nawe Mana, kandi umwibutse yuko wewe wenyine ari wo ubasha kukimukuramo. Hari igihe tujya twiyumva yuko turi twenyine tukiheba, tukango biraturangiranye turi twenyine, ariko Mana ijambo ryawe riratubwira ngo ntabwo na rimwe tujya tuba twenyine. Mana shimwa yuko utajya utureka. Mana ndagusabye cyane kugira ngo ugenderere mwene data, ntiyumve ko ari wenyine mu byago agezemo, mu bibazo agezemo, mu byishimo agezemo, muri situation yose agezemo, abone yuko ari wewe uri kumwe nawe kandi utazamusiga. Gumana natwe Mana, gumana n'itorero ryawe, gumana na paruwasi yacu Mwami, gumana na buri wese, gumana n'umwana, gumana n'umukuru, gumana n'umubyeyi, gumana n'umugabo, gumana n'umuhungu uri kumva n'umukobwa uri kumva. Twese Mana dukomeze kukumva no kukumenya yuko neza twebwe turi intama, nawe uri umwungeri wacu, uri umushumba wacu, turagira neza. Urakoze Mana, mu izina ryiza rya Yesu Kristo Umwami wacu. Amen.